Umuntu wa mbere wabayeho kera wemeye mu bushakashatsi ni Homo sapiens kandi yabonetse muri Tanzania mu 1935. Ikibaya cya Olduvai muri Tanzania, igihugu cyo muri Afrika, nicyo cyabitse aya mateka imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ese koko umuntu wa mbere wabaye ku isi, Adamu, yaba yararemewe muri Afrika? Wenda ujye wibaza inkomoko y'umuntu wa mbere wabaye ku isi, amateka ye n'imyaka yamaze ku isi, naho icumbi rye ryari riri. Niba uri umukristo, ushobora kuba wemera ko umuntu wa mbere wabaye ku isi kwa Adamu wo muri Bibiliya, kandi ko yabayeho mu myaka 6,000 ishize, akaba yaramaze ku isi imyaka 930. Gusa abahanga mu bya siyanse yiga ibya kera bose uko babibona. Abigisha ubwihindurize nabo ku rwabo ruhande ntibemera ko dukomoka ku muntu uteye nkatwe, kuko bemera ko umusekuru wacu yarateye nk'inguge. Igitekerezo cy'uko umusekuru wacu wa mbere yaba yari inguge na bene kukigisha ntibararangiza kugishakira ibimenyetso simusiga bicyemeza. Natwe dusigaye tujya mu rujijo kandi tukibaza tuti inkomoko yacu nyakuri ni iyihe? Ikaze muri iki kiganiro, kora subscribe kuri channel yacu aho twibanda ku byegeranyo bigaruka kuri siyanse, amateka acukumbuye, ubumenyi mu ikoranabuhanga n'ibindi. Ubushakashatsi tugiye kuvugaho bushobora kuduha amwe mu makuru y'ingenzi ku birebana n'amateka n'inkomoko byacu, kandi buracyakomeza. Umuntu wabayeho kera wemeye mu bushakashatsi nk'uko natangiye mbikubwira ni Homo sapiens, kandi ibisigazwa bye byabonetse muri Tanzania mu mwaka w'1935 mu kibaya cya Olduvai muri Tanzania, igihugu cyo muri Afrika, nicyo cyabitse amateka imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ese koko umuntu wa mbere wabaye ku isi, Adamu, yaba yararemewe muri Afrika, cyangwa haracyari urugendo mu birebana no kumenya inkomoko yacu? Iki kibazo cyavutse bitewe n'uko abashakashatsi bavumbuye ibisigazwa by'abantu ba kera cyane kurusha abandi. Ibyo bisigazwa byarapimwe maze biza kugaragara ko abantu babayeho mu myaka 300 ishize. Ibi bikaba bivuga ko ari aba kera cyane kuruta Adamu uvugwa mu migani y'Iburasirazuba n'inkuru za Bibiliya. Ubu bushakashatsi bwatangiriye mu kibaya cya Olduvai, kandi bwatangiye mu mwaka w'1911. Ikiyaga cya Ndutu n'ikiyaga cya Eyasi mu majyaruguru ya Tanzania niho havumbuye ibisigazwa by'abantu ba kera kurusha abandi, kandi bitekerezwa ko bamaze imyaka isaga 300 babayeho. Muri iki kiganiro turifashisha inkuru ya BBC News yavuzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nzeri 2025. Iyo nkuru yagarutse ku bushakashatsi bushya bwatangajwe ku wa mbere tariki ya 7 Nzeri 2025 bwamuritswe na kaminuza ya Fudan mu Bushinwa. Ubwo bushakashatsi bwayobowe n'abashakashatsi b'iyo kaminuza bafatanije n'abashakashatsi b'ikigo ndangamurage cy'Ubwongereza cyitwa Natural History Museum. Gusa ubu bushakashatsi bushya bushobora kuvuguruza ibyo abashakashatsi bari bamaze imyaka myinshi bemeza ko ari ukuri, kandi bushobora kuvuguruza ibyo twari dusanzwe tuzi ku bijyanye n'inkomoko y'abantu. Icyakora nanone bishobora gufatwa nk'urumuri rushya mu mwijima w'urugendo rugana ku bumenyi bwuzuye bugamije gusobanura inkomoko y'ikiremwa muntu. Mu Bushinwa havumbuwe agahanga k'umuntu bitekerezwa ko ari akakera cyane, maze gatangira gukorwaho ubushakashatsi. Abo bashakashatsi bamaze iminsi biga ku gahanga k'umuntu kavumbuwe mu Bushinwa bitewe n'uko ibimenyetso byerekanaga ko gashobora kuba kamaze imyaka ibarirwa muri za miliyoni. Nicyo ubushakashatsi bwagezeho? Ese ibyagezweho byadufasha kumenya inkomoko nyakuri y'abantu? Nongere nkwibutse ko muri iki kiganiro twibanda ku nkuru z'amateka, siyanse, ubumenyi bw'isi n'ikoranabuhanga. Kora subscribe kandi ukore like niba ukunze ibyo dukora. Jya muri comment duhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzagusubiza ubutaha. Reka tugaruke mu kiganiro cyacu. Imyaka myinshi y'ubushakashatsi ku byabaye kera, aho byabereye n'ababigizemo uruhare, dore icyo byatwemeje. Umuntu wa mbere twaba dukomokaho ari we Adamu, yararemwe maze atuzwa mu busitani bwa Edeni. Edeni, dukurikije icyerekezo Bibiliya itanga, yahoze muri Turukiya y'ubu. Ibi abashakashatsi mu bya Bibiliya babyemeranyaho bitewe n'ibimenyetso Bibiliya itanga, kandi abashakashatsi mu bidukikije n'ubumenyi bw'isi barabyemeza, cyane cyane abigisha amateka y'ibya kera. Imigezi ivugwaho ko yatembaga muri uwo busitani bwa Edeni iracyariho, kandi aho iherereye n'amasoko yayo biragaragara neza rwose. Ufrate na Tigre, iyo migezi ituruka mu cyerekezo kimwe kandi ifite amasoko mu cyerekezo kimwe. Indi migezi ivugwa muri Bibiliya abashakashatsi bemeza ko ishobora kuba yarazimiye kandi igahindura ibyerekezo, wenda bitewe n'imitingito yagiye yibasira ako gace ndetse n'umwuzure. Ubumenyi n'amateka na geography by'iki gihe byemeza ko ako karere ubusitani bwa Edeni bwari buherereyemo karangwa n'imitingito myinshi, ku buryo 17% by'imitingito ikaze yo ku isi ariho ibera. Ku bw'ibyo birumvikana ko imiterere y'utwo turere igenda ihinduka. Nanone kandi umwuzure wo mu gihe cya Nowa ushobora kuba waratumye aho hantu hahinduka mu buryo twe tudashobora kumenya neza tutibeshye, ahubwo ubusitani bwari buteretse. Inzuzi ebyiri murenye zivugwa muri iyo nkuru arizo Ufrate na Tigre cyangwa Hidekeru ziracyariho, kandi amwe mu masoko y'izo nzuzi nk'uko nari maze kubivuga aregeranye cyane. Iyo nkuru inagaragaza amazina y'ibihugu iyo migezi yanyuragamo, kandi ikagaragaza umutungo kamere warangwaga muri ako karere. Muri ako gace ka Turukiya y'ubu niho amateka yerekeza iyo avuga ubuturo bwa mbere bw'umuntu wa mbere ari wa Adamu.
ariko dore ingingo turi gusuzuma. Ese nibo bavuga ko umuntu wa mbere ku isi ibisigazwa bye byabonetswe muri Tanzania? Ese Adamu amaze kwirukanwa mu busitani bwa Edeni yaba yaragiye gushaka aho atura maze akagenda yerekeza muri Afurika, maze we cyangwa abamukomokaho bakisanga muri Tanzania? Ese abamukomokaho bamwe baba barerekeje muri Afurika maze abandi bagakwirakwira mu bice byo muri Aziya, akaba ariyo mpamvu mu Bushinwa havugwa ko naho havumbuye ibisigazwa by'umuntu wa kera kuruta uwo muri Tanzania? Ese ahubwo haba hari abandi bantu babayeho mbere ya Adamu uvugwa muri Bibiliya? Ubushakashatsi uko iminsi ijya mbere wenda buzatanga ibisubizo birambuye. Reka tugaruke muri Tanzania gato, mu gace k'ikibaya cya Olduvai, ikiyaga cya Ndutu hamwe n'ikiyaga cya Eyasi mu majyaruguru ya Tanzania, ahantu hakomeye cyane ku mateka y'ubushakashatsi bw'ibyataburiwe mu matongo. Abazwi cyane mu bushakashatsi bwavumbuye ibisigazwa by'abantu bavumbuwe muri Tanzania ni Mary na Lewis Luke mu mwaka wa 1935. Mu byo bavumbuye muri utwo duce two muri Tanzania hari ibisigazwa bya Australopithecine Homo erectus wa kera, n'ubwoko bw'umuntu wari ufite ubwonko bunini cyane ku isi, bivuga ko yabanjirije abasekuruza bacu. Ibyavumbuye na Mary na Lewis Luke mu mwaka wa 1935 muri Tanzania byemeza kandi bigashyigikira ibitekerezo by'abashakashatsi ko umuntu wa mbere akomoka muri Tanzania. Gusa ubushakashatsi bushya bw'agahanga k'umuntu kavumbuye mu Bushinwa bushobora kuvuguruza ubushakashatsi bw'ibyavumbuye muri Tanzania mu mwaka wa 1935 maze bikatujyana mu kindi cyerekezo. Ubu bushakashatsi bwo mu Bushinwa bushobora kuba ari urumuri rushya cyangwa itoroshi imurika mu kindi cyerekezo, hagamijwe amatsiko n'ubushakashatsi bushya ku birebana n'inkomoko y'abantu. Abashakashatsi muri siyansi yiga ku byataburiwe mu matongo mu Bushinwa, nk'uko nabivuze, bamaze iminsi mu bushakashatsi ku gahanga k'umuntu gaheruka kuboneka mu Bushinwa, bagamije kumenya igihe kabereyeho, kandi byagezweho muri ubu bushakashatsi birashishikaje kuko bishobora guhindura uko twari tuzi ibijyanye n'inkomoko y'abantu. Inyigisho y'ubwihindurize ya Darwin imaze imyaka myinshi kandi yemeza ko twaba dukomoka ku bwoko bw'inguge za kera. Gusa abahanga ntibabyemeranyaho, kandi abafite ibitekerezo by'uko ibintu byabaye biturutse ku irema nabo impaka zabo zongerera ingufu abashakisha ibimenyetso by'uko ikiremwa muntu kidakomoka ku Mana. Ukuri kuzaba kuwuhe? Reka turebere hamwe iby'ubushakashatsi ku gahanga k'umuntu kavugishije benshi kabonetse mu Bushinwa. Ubushakashatsi bw'ibyataburiwe mu matongo mu Bushinwa bwabonye agahanga k'umuntu, kandi ubuhanga mu gupima igihe ibintu byabereye bwerekanye ko ku gahanga k'umuntu kamaze imyaka irenga miliyoni. Ubwo bushakashatsi bushya buremeza ko inkomoko y'abantu bo mu bwoko bwa Homo sapiens yatangiye kubaho nibura imyaka 500 mbere y'igihe abahanga bari basanzwe bemeza. Ubu bushakashatsi bushya kandi buremeza ko haba harabayeho ibindi biremwa biteye nkatwe imyaka myinshi mbere y'uko abakurambere bacu babaho. Ubu bushakashatsi kandi burahindura byinshi ku bitekerezo byari byaratanzwe n'abandi bahanga ku birebana n'inkomoko y'abantu n'igihe batangiriye kubaho n'aho bari batuye. Ariko kandi abahanga bo mu kindi gice cy'ubushakashatsi bavuga ibitandukanye n'ibi ku bijyanye n'uko twabayeho n'igihe twagereye kuri mubumbe wacu. Bavuga ko ibi byavuye muri ubu bushakashatsi ari byiza, ariko bakanavuga ko kumenya niba ari ukuri ngo bikiri kure nk'ukwezi. Ubu bushakashatsi bwasohowe mu kinyamakuru cya Science, bwatangaje n'abahanga babukoze dukurikije ibyo bivugiye. Bwakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza imwe yo mu Bushinwa ifatanije n'abashakashatsi b'ikigo ndangamurage cy'Ubwongereza cyitwa Natural History Museum. Umwe mu bari bayoboye ubushakashatsi, Professor Zijun wo muri kaminuza ya Fudan mu Bushinwa, yaravuze ati, kuva twatangira numvaga ibi bintu bidashoboka. Ni gute ikintu nk'iki cyaba kimaze imyaka ingana gutya koko? Akomeza agira ati, ariko twarapimye, turongera turapima, turasuzuma kandi dufata ibipimo byinshi kugeza ubwo ubu twizeye ibyavuye mu bushakashatsi bwacu kandi turishimye cyane. Igihe abashakashatsi batoraguraga agahanga bise Yunzian tu, babanje kwibaza ko ari ako mu bwoko bw'abantu babayeho kera bitwa Homo erectus, bukaba ari ubwoko bwa mbere bw'ikiremwa muntu bwabayeho bufite ubwonko bunini nk'uko abahanga babyemeza. Ibyo bikemeza ko ako gahanga bise Yunzian tu kabayeho hafi imyaka miliyoni kera cyane gusumbya igihe cyari gisanzwe kizwi ko ari bw'ikiremwa muntu cyatangiriye kubaho. Ubushakashatsi bw'ubu buvuga ko Homo erectus ari we muntu wa mbere wabaye ku isi, kandi ko yagiye ahindagurika evolution mu gihe cy'imyaka 600 ava mu bundi bwoko bw'umuntu witwa Neanderthal n'ubundi bwoko bw'abantu dukomokaho bita Homo sapiens. Ubu bushakashatsi bushya bwakorewe ku gahanga kavumbuwe mu Bushinwa, abashakashatsi batekereza ko ari akakera cyane kurushaho, bwerekana ko aho abahanga batekerezaga ko ariho dukomoka bishoboka cyane ko atari byo. Ubu amakuru agezweho mu bushakashatsi ni uko ubwoko bw'abantu bwatangiye kuho mbere yaho ari ubwitwa Homo longi, ubwoko bufitanye isano ya bugufi n'ubwitwa Neanderthal hamwe na Sapiens, kandi ko bwose bwagize ihindagurika rimwe. Hashingiye ku bimenyetso ndangakamere,
abo bashakashatsi babonye bemeje ko ubwoko bw'abantu bwabayeho mu gihe kimwe, kandi niba Yunzian 2 yarabaye ku isi imyaka miliyoni ishize nk'uko abashakashatsi babivuga, ubwo n'ubwoko bwa Neanderthal bufitanye isano n'ubwo dukomokaho nabwo nyine icyo gihe bugomba kuba bwari buriho. Ubu bushakashatsi butangaje bwahinduye cyane uko twumva imyaka ikiremwa muntu gifite ubwonko bunini kimaze n'ukuntu cyagiye gihindagurika mu myaka 1500 ishize, nk'uko byatangajwe na Professor Chris Stranger wo mu kigo ndangamurage Natural History Museum mu Bwongereza, wari umwe mu bari bayoboye ubu bushakashatsi. Yavuze yemeza ko kuri uyu mubumbe hakiri ibisigazwa bya Homo sapiens bimaze imyaka irenga miliyoni, ariko tukaba tutarabigeraho. Kuri we ubushakashatsi burakomeza kandi abyemeranyeho n'abantu benshi. Abahanga mu bya siyanse bemera ko kuri muri siyanse guhora guhinduka bitewe n'ubushakashatsi buba bugezweho. Umuti wavuraga indwara muri iki gihe ejo hashobora kuboneka umwiza kurushaho, kandi ibyo tuzi ku mateka biba ari ukuri bitewe n'ababibonye bakiriho cyangwa niba biri mu nyandiko, ariko bishobora guhinduka bitewe n'uko tubonye abantu babayeho kera cyane kuruta bari baratanze amakuru aheruka. Icyo tuzi kandi cyemewe n'abashakashatsi bose ni uko bemeranya ku ngingo ivuga ko hari uburyo bubiri bwo kumenya neza igihe ubwoko bw'umuntu wa mbere yabereye ku isi. Icya mbere, uburyo bwa mbere bwifashishwa ni ukugenzura agahanga k'umuntu mu bushakashatsi bwitondewe muri laboratwari zabugenewe. Igice cya kabiri ni ugusuzuma amakuru ndangakamere abitswe muri ADN ku birebana na Yunzian 2. Ubwo buryo bwombi bwarakoreshejwe kandi ubushakashatsi bwageze ku bisubizo bisa, ikintu cyongereye icyizere abo bashakashatsi. Professor Chris Stranger avuga ko bisaba kwitonda kwemeza bwa nyuma ubushakashatsi bukorerwa ku byataburiwe mu matongo. Yemera ko niyo yaba afite amakuru menshi cyane bigoye kwemeza burundu igihe aba bantu bavugwa muri ubu bushakashatsi babereyeho. Akomeza avuga ko nubwo imyanzuro y'aba bahanga ari myiza cyane, kuri we haracyari kare cyane kubirebana no kwemeza ubushakashatsi mu buryo bwa burundu. Uwo mushakashatsi yabwiye BBC News ati ibi biracyarimo urujijo, dutegereje igihe hazakorerwa ubundi bushakashatsi bwemewe bushyigikira ubu bwamuritswe, kandi icyo gihe nibwo tuzabugirira icyizere cyuzuye. Ubushakashatsi bwaherukaga buzwi cyane ni ubw'aba Homo sapiens bo muri Afurika bavuga ko babayeho mu myaka 1300 ishize. Abahanga n'abashakashatsi muri siyanse yiga ibijyanye n'amateka n'imiterere y'ibisigaраtongo bemeranyaga ko inkomoko ya muntu ari muri Afurika hashingiye ku kuba ariho hari haravumba ibisigazwa bya Homo sapiens. Gusa ubu icyerekezo cy'inkomoko ya muntu cyarahindutse kubera ubu bushakashatsi bushya bwo mu Bushinwa. Niba ubushakashatsi bwakorewe mu Bushinwa ari ukuri, ibyo bivuze ko umuntu wa mbere wabayeho yaba yarabaye mu Bushinwa cyangwa muri Aziya mbere y'imyaka myinshi ugereranije n'umuntu wo muri Afurika. Kandi niba amateka ahinduwe n'ubushakashatsi, bivuze ko bishoboka cyane ko hashobora kuzavumburwa ibindi bintu bihindura uko tubona inkomoko y'abantu muri iki gihe. Gusa ubu impaka zihari ntizirakemuka ku buryo twakwemeza ko umuntu wa mbere akomoka muri Aziya, kuko hari ibindi bisigazwa biri muri Afurika no mu Burayi nabyo bikwiriye kugarurwa muri ubu bushakashatsi. Professor Stranger yatangarije BBC News ati hari ubushakashatsi bwemeza ko ubwoko bw'abantu dukomokaho bwa bwarabayeho mbere cyane, ariko ntibiremezwa neza. Ubushakashatsi bw'ubu buvuga ko hari ubwoko butatu bw'abantu babaye ku isi mu bihe bimwe bya kera cyane mu gihe cy'imyaka 800 ishize. Ku basoma Bibiliya kandi bakagendera ku bushakashatsi n'amateka yanditse mu bitabo, kubara inkuru, ibisekuru cyangwa ikurikiranya-bihe chronology, hari inyandiko z'amateka y'ibintu byagiye bibera ku isi kuva ikiremwa muntu cyatangira kwandika zemeza ko Adamu muri Bibiliya dukomokaho amaze imyaka isaga hagati y'600 abaye ku isi. Nanone Bibiliya ivuga ko yabaye imyaka igera kuri 930 kandi yabyaye abahungu n'abakobwa benshi Bibiliya itavuze umubare. None se abo bantu bavugwa mu bushakashatsi bamaze imyaka ibarwa mu bihumbi amagana baba ari abana cyangwa abuzukuru be? Ese ubushakashatsi buzemeza ko hari abandi bantu babayeho mbere ya Adamu cyangwa ahubwo Adamu ni umwuzukuruza wabo? Tubitege amaso. Mbese abashakashatsi bazagiraho bemeranye ku nkomoko y'abantu? Mbibutse ko igice kinini kiga kuri siyanse yigisha iby'inkomoko y'abantu n'ibintu, abenshi bemera ko ibintu byose byagize intangiriro, mbese ko hariho umuremyi, ariko ikindi gice gito cy'abo bahanga gihakana ko nta rema ryabayeho, ariko bitavuze ko batemera Imana, nubwo hari abari muri icyo gice batemera ko Imana ibaho. Abantu benshi ku isi bemera ko hariho umuremyi. Mu myizerere myinshi, ni ukuvuga abagendera ku nyigisho za Bibiliya, babyemera gutyo. Icyakora ku batsimbarara kuri siyanse, inyigisho y'ubwihindurize yafashe indi ntera muri bo kuva mu kinyejana cya 19. Iyo nyigisho y'ubwihindurize evolution yatumye abantu benshi bagendera ku bitekerezo bya siyanse bumva ko Imana itabaho kandi ko nta muremyi wabayeho. Icyakora uko imyaka yagiye ihita, abashakashatsi bagiye babona ibimenyetso bigaragaza ko abantu bafite inkomoko ku basekuru babo basa n'umuntu wo muri iki gihe. Kuba batarabyemeranyaho neza bituma hahoraho impaka hagati y'abahanga mu bya siyanse bemerera n'abataryemera.
haba hari ikibazo cyangwa igitekerezo ugize kuri iyi ngingo, byandike muri comment, kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo atazongera kugira ikindi kiganiro kigucika kuri uyu muyoboro. Kora like niba ukunze ibyo dukora kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa ikibazo tuzasubiza ubutaha. Ndagushimiye cyane, ibiganiro byacu byo nakagaruka.